Terane tukabana n'umunsi wa kabiri harabo twabanyejo ariko nabonye mubare wiyongereye mwabaye benshi ndizera ko Imana iri butugereza mu izina rya Yesu. Ndashaka kugira ngo nkuko nayivuze ngewe muri minsi 21 meze nka wundi bita ngo ni site preparation mu kubaka ubanza kaza gatunganya hanyuma ni bakaza bakubaka niyo mpamvu rero tutatwaye n'umwanya munini kugira ngo Imana itugereza mu izina rya Yesu. Amen. Ero twaravuze ngo yaba ari Maria wamugumyeho Magdalena, yaba ari Yohana na Petero bamusize, bose yabagarutseho ari umucyo, arongera akavuga ngo amahoro abe muri mwebwe. Ejo twaribonye uburyo amagambo twasomye yasubiramo, ariko ndakwifuriza ko ngo aya mahoro twatangiranye abe muri mu izina rya Yesu. Aravuga ngo nubwo byagenda gute Petero ndacyakurikirana, ndacyagushaka, ndacyakureba, ndacyashaka kugeraho, Yohana cyagushaka, namwe abandi bigishwa mwese umuhamagaro wanjye ni munini kuri mwebwe, niyo mpamvu nyibahamagara nkibashaka mu izina rya Yesu. Amen. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 5. Yohana igice cya 5. Ndagenda nsoma mpagarika kugira ngo nze gusobanura inkuru imwe tugiye kureba aha ngaha. Ijambo ryacyari ni ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe uze gute ukurasiye. Imana ishimwe cyane. Yabivuze pasiteri atangiye asobanura intego, ntago ni wisomwe nongeye kwisoma ahubwo ndakomereza ngaha. Yohana 5 umurongo wa mbere no wa kabiri ndaza komeza nsoma kugera hepfo. Hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'abayuda, nuko Yesu ajya i Yerusalemu. Kandi i Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hari ikidendezi mu Giheburayo cyitwa Betsida, cyariho amabaraza 5. Reka mbere ko nkomeza amatsoro ngaha. Yesu ngo yari yagiye mu minsi mikuru, ntiyavuga iyo ariyo, ariko hari iminsi mikuru abayuda bagiraga ikomeye, ngo ari agiye mu minsi mikuru aho i Yerusalemu. Bavuga ngo kandi aho i Yerusalemu ngo bugufi bw'irembo ry'intama hari ikidendezi mu kirorero cyitwa Betsida, ngo cyariho amabaraza 5. Reka amatsoro honga biza kudufasha kumanuka tubyumva neza. Iri jambo Betsida byasobanuraga ngo house of mercy, inzu y'imbabazi. Ni ahantu bari baritiriye iki kidendezi, bari barakitiriye ngo ni mu mbabazi z'Uwiteka. Aho hantu hari ahantu kugeza igihe ngo hari hubatse amabaraza 5. Ayo mabaraza 5 yari yubatseho yaraho ngaho, yari amabaraza umuntu wese uje mu mbabazi z'Uwiteka, umuntu ushaka gucelebratinga kugenza kw'Imana yazaga kuri ayo mabaraza, akaba ngo nagize ku kidendezi cyitwa Betsida. Bisobanura ngo na mabaraza ni gisobanura ngo ni inzu y'imbabazi, ni inzu y'impuhwe, ni inzu yo kugirwa neza, ni inzu y'ubuntu bw'Imana. Hanyuma bavuga ngo kandi aho hantu ngo hari bugufi bw'irembo ry'intama. Irembo ry'intama ashaka kwisobanura irembo ry'intama. Usomye Nehemiya igice cya 3, ubwo Nehemiya yubakaga yagarukaga usana no kubaka, yubatse amarembo atandukanye, ariko aza kugira yubaka irembo ry'intama. Iryo rembo ry'intama niryo ryacagamo gusa ibitambo bigiye gutangwa. Iyo hajya gutamba ibitambo yaba intama yaba ibindi byose bacishaga muri iryo rembo ry'intama, byarebaga neza aho batambira mu nzu y'Imana mu rusengero. None iyo wacaga wagiraga aho hantu mbere, ugasanga hafi yaho close yaho hari ikintu bitwa ikidendezi cyitwa Betsida, ikidendezi cy'imbabazi no kugirirwa neza. Ikidendezi ukigezweho wese, ayo mabaraza 5 ari imbabazi z'Imana n'urukundo rw'Imana. Mukurikira muvanga. Hanyuma ku murongo wa 3 bavuze ngo muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi, barimo impumyi n'ibirema n'abanyunyutse, bari bategereje ko amazi yihinduriza. Mwumvikane, kuko rimwe na rimwe marayika amanukaga akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi, nuko umuntu wabanzaga kujya muri ayo amazi yihindurije niwe wakiraga indwara ye iyo ariyo yose. Ndashaka gutira kuri mirongo ibitangaje. Naho ahari ikidendezi cyitwa imbabazi no kugira neza hahindutse iseta
y'abafite ubumuga butandukanye, bari paralyzed, bafite ubumuga bukomatanyije, bafite ubumuga bafite ubumuga butandukanye, ngo n'impumyi zari ziri aho ngaho. Ngo kubera iki? Umva aya makuru. Ngo kuko ngo rimwe na rimwe ngo amazi yajyaga yinduriza, ngo nuko ngo utanze undi ngo akagwamo, ngo niwe wakiraga indwara ze zose. Bavandimwe muri aha ngaha, aya makuru nje kuyababwira. Aya makuru yashatse muri Matayo, ukayashaka muri Luka, ukayashaka muri Mariko, aya makuru ntaho yasanga. Aya ni amakuru wasoma Bibiliya yose kuva mu itangiriro ukagira mu byahishuwe, nta hantu namwe usanga aya makuru. Ni amakuru yo kuri iyo mihanda ni amakuru yari aho ngaho, ni amakuru ku mihanda, yari amakuru. Sinzi ukuntu bahageze. Niba uwa mbere ahageze akamwira ati murabitsi, nageze ahantu ariko nasanze umuyaga uri gukubita, ngo uwa mbere akaza akayicara, ufite ubumuga mbere akayicara, uwa kabiri akahicara. Bati se waje gukora iki? Ati murabitsi, bambwiye yuko marayika ageze rimwe na rimwe agahindurizayo ayo mazi, uyabonye wese uyageze mu mbere arakira. Muzi ko inkuru yabaye inkuru, uwa mbere araza, uwa kabiri araza, uwa gatatu araza, batanu baragera, 10 araza. Ikidendezi cy'imbabazi, ikidendezi cyo kugirwa neza gihinduka ikidendezi cy'amahirwe. Ikidendezi cyitiriwe House of Mercy, ikidendezi cy'imbabazi z'Imana birangira ari competition. Ngo utanze mundi kirangira aho kuba ikidendezi cy'imbabazi no kugirirwa neza, birangira kibaye ikidendezi cy'abantu bihebye. Bati nzajyamo ryari? Mwari muzi ko ushobora guturana n'ikidendezi cy'imbabazi z'Imana? Muzi ko iminsi 21 Imana ishaka kutufukurira n'ikidendezi, ugasigara utuye ku kidendezi cy'imbabazi z'Imana, ugatahira amakuru atariyo. Ngo akabwira ngo ugeze kuri amazi, ngo yo yindurije, ariko aya mazi iyo puru nagize Imana njya mu gihugu cya Isenda yireba, yewe iyo puru ntago yindizaga pe, nakwica kidendezi ngo yahindizaga, ngo marayika bagatanguranwa. Igitangaje rero, aba bantu batanguranwa mwumvishe, ngo ni impumyi, n'abari paralyzed, n'abafite n'ikibazo cy'ubumuga butaranga. Niba barakururanagaho, niba umwe yarabirandukagaho ngaho, aya makuru arahagera. Mwumva inkuru itangaje, ugiye hepfo ugakomeza, haravuga ngo tujye ku murongo wa 5, hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38, arindiriye marayika wihindukiza. Umwaka wa mbere ugashira marayika akamuswata, uwa kabiri ugashira marayika akamuswata, uwa gatatu marayika akamuswata. Mwimagine imyaka 38 urindiriye amakuru atizewe. Muri aya masengesho navuze ko naje gushyiraho gusiza. Muri aya masengesho Imana yashaka kukubyutsa ibanje gukuraho amakuru atizewe ku buzima bwawe. Uzi ko umuntu akuriye amakuru y'iwabo, uyu mugabo wamaze imyaka 38 arindiriye marayika utajya uhagera. Uzi ko bikuriramo ukabisaziramo. Niyo mpamvu yaje avuga ngo yewe utsinziriwe, byuka, Kristo akumurikira. Uyu mugabo 38 ajyamye, nahoze nibaza, uzi ko uyu mugabo indwara ya mbere si paralize afite. Indwara ya mbere ni agahinda, kandi afite agahinda ku kidendezi cyitwa Betisida. Ari ku irembo ry'intama risobanura Kristo. Ari ahantu hagenewe igitambo gishushanya Kristo uzaza. Ariko arangije 38 ari mu makuru avuga ngo rimwe na rimwe mu cyazo ngo certain time, mbese ni rimwe na rimwe ngo ajyaza ngo akaza, nibaza ku mugoroba ngo utanze mundi akazanga, asanga imyaka 38 araho ngaho. Umurongo nakunze ukomeye ni butinde hano cyane cyane n'uyu murongo, nuko Yesu atembera kuri iryo baraza. Aravuga ngo iri baraza cyitwa iby'imbabazi, cyitwa iby'ubuntu bw'Imana, cyitwa ibaraza ryo kugirwa neza n'Imana. Yesu ngo ritembereho, ngo abone umuntu umwe, aravuga ati uyu nguyu yarahazahariye pe. Ngo Yesu amunye umurongo wa 6, ngo Yesu amubonye
aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye. Ariko question, aramatse mbese urashaka gukira? Reka mfasha ngaho. Uyu mugabo ntibavuga iby'ibyo byinshi cyane, ngo ni Imana, ntabwo nzi ibyigisho avuga ngaho. Sinzi n'uwamuzanye, sinzi n'umujugunyeho, ariko Yesu amurebye abona abaye victime y'amakuru atizewe igihe kirekire. Mwari muzi ko Imana batumiye irashaka kumara iminsi 21 ari ukubera iyo babonyemo. Ejo nabwiye ngo ntabwo mwaje kwishaka, yaje kubashaka. Yaje kubashaka. Bese Yesu yaje agira kwiyemba, bese niwe rembo ry'intama yahageze, niwe besinya kuri niwe nzu y'imbabazi arahageze. Umuntu uti umugabo yarahazahariye. Ndashima Imana yuko igimenya yuko twahazahariye tuhajyana igihe kirekire. Naho ikibazo gikomeye rero agiye kumaza ngo none se ko mbona hazahariye ariko nakwitegereza nkabona warahatuye. Mwari muzi ko ubu niho uko nasa gucya aya matara nyajimije twese twicara mu ijima, nyuma y'iminota 5-10 bamwe mwatangira kureba. Buriya yavango byukura abandi bese abo n'umugabo ko n'umugabo ibyo arimo bese byabaye ubuzima byarangiye. Yesu munamuhereye mbese urashaka gukira? Kiriya kibazo nuko Yesu yabona akabona imbabazi mufitiye nimwe mufitiye, agasanga undi yamaze kwiprasa ahantu, aho hantu yabati nzahapfira nahanjye ntibihinduka. Ariko muhumure aracyakubaza ngo mbese urashaka gukira? Mbese muri iyi minsi 21 aho hantu maze iminsi wamwemera akagira icyo akora? Ndashima Imana ihinyuza ibihe, kabone nubwo habaye umucyo kandi mu mwijima iracyafite umucyo wayo ikeneye kurashira mu izina rya Yesu. Uyu mugabo ko mureba ko namugira impuhwe, ariko ndabona nubwo ajyamye hano byarangiye yarabyemeje nibwo buzima. Ujye utinya Satani yakwemeje ikintu ko ari bwo buzima. Nuko mese muraza gutangara, mwumve ikibazo Yesu amubajije, mwumve ikibazo Yesu agiye umuntu agiye kumusubiza. Wa mugabo aterura ijambo, aravuga ngo murongo wa 7 umurwayi aramusubiza ati databuja simfite umuntu unjugunyamo. Ibi bintu Yesu abimubajije, simfite umuntu unjugunya mu kidendezi iyo amazi yindurije nkiza ajya hehe? Umuntu uryamye ajya hehe? Yajyaga hehe? Umuntu uryamye urambare hasi ngo akiza, mbese akiza ari maze ashaka kujya mu mazi, ni kidendezi cy'imbabazi, ni ubuntu bw'Imana. Ngo akiza ntaho yajyaga, nta naho yavaga, yari aho ngaho arimo ngo kiza, undi anangamo kumanukamo. Mumbwiriza inkuru mugiye ugiye kubwira Yesu, haratangiye kwaza mbese urashaka kuva mu rwuzi maze iminsi, ati nawe urabizi, ati ntago ari kwakora. Mbese atangiye kurangira Yesu mwumvirize hano ibintu bibiri. Icyambere ari kubwira amakuru Yesu atazi, ayo makuru Yesu ntayazi. Icyakabiri ari kubwira ngo nubwo uje gukora gutyo ariko si uko basanzwe bakora. Ngewe nzi ko akazi bagatanga gutya kakabonwa gutya, ngewe nzi ko mu rugo bikemuka gutya, ngewe nzi ko urwaye bwenge bikemuka. Atangiye kurangira Yesu. Ndabizi uko babona ibintu, ndabizi uko biga, ndabizi uko bahoka. Mbese uyu muntu agiye gutangira kubwira Yesu cyambere ari kumubwira amakuru atizewe. Icyakabiri agiye kumurangira uko bikorwa. Uramenye muri aya masengesho ntumurangira uko bikorwa. Mbese atangiye kumubwira ngo dore uko bikorwa, babikora gutya, bigatangira gutya. Protokole imubwiye ati habanza wazanwe nowe ngenga sigara. Uyu mugabo niyo batinda Yesu akomeza kumubaza, yani no kumwe turabiti nushaka undeke niko twese duteye hano. Bese twese nuko twibereho amahirwe ya besida, nta mbabazi tubamo, nta rembo ry'intama turimo, twese nuko tubayo. Hari abantu twese nuko imeze muri Kigali, nuko abaho nta bundi buzima, nuko muri famiye twese twakuze. Yesu ntaba muri rusange, ari kubaza ikibazo kimwe ngo mbese urashaka ko gukira? In fact uyu mugabo Yesu yaramukuye muri rusange, yamukuye mu kigare, yashatse kumukora igitangaza kiwe cy'umwihariko.
muramenye iyi minsi 21 ntusenge ya rusange, usenge ay'umwihariko. Mbese urashaka ko gukira? Undi rwose ati amateka ndayazi, mpamaze 39. Uzi ko umuntu experience n'umuntu bitavuga Imana. Ngewe ubuzima ndabuzi, ubuzima bushariye ndabuzi, ubuzima bw'abari umwanda rabizi. Mbese urashaka gukira? Biratangaje. Reka mbwira icyo wese mukundira. Iyo umucyo waje wakugezeho, nturwana nawe, urwana n'umwijima. Hunze umurongo ngiye kugerese mubwiye. In fact uyu muntu kugeza kino gihe ntaremera yuko Yesu yaje gukora. Hanyuma Yesu ajya akemura impaka. Icyo mukundira yaje ntajya mu detaye, ntajya kubaza bikubwiye, ntajya kugira gute. Umurongo wa 8 avuga ngo Yesu avuga ngo byuka wikorere bwawe ugende. Aya magambo 3. Rise, basi byuka wikorere bwawe ugende. Batangaza amagambo. Aya magambo yamubwiye ntiyabwiraga amatwi y'uwo mugabo. Amatwi y'uwo mugabo yapfuye. Aya magambo yamubwiye yavuganaga n'amagufa yiwe n'imitsi yiwe n'inyama ziwe. Ntabwo ari amagambo yamubwiraga ku giti cye, kuko kapasite ye ntiyari kumva icyo Yesu aje gukora. Yesu arenze amatwi ye ajya mu ijambo. Muri ko ijambo niwe waremye byose. Yesu arenga imyumvire yiwe, wayinjira mu gikorwa nyirizina. Ririya jambo amubwiye ngo byuka wikorere bwawe ugende, ntabwo avuga n'amatwi ye, yavuganaga n'ibimurimo n'ibimutwaye imigihe. Avuga ngo byuka wikorere bwawe ugende. Uriya mugabo ntabwo ari wumvishe Yesu, ni amagufa yumvishe Yesu, ni imisokoro yumvishe Yesu, ni imitsi yumvishe Yesu. Byuka wikorere bwawe ugende. Umugabo akimajina asanga itegeko ry'umwami ryasohotse. In fact ejo kwafasha iri jambo gitwa ngo byuka wikorere bwawe ugende ni kimwe na rya jambo riri muri Yesaya 63 ngo byuka. Mbese ni ijambo, reka gite guke, ni ijambo riri autoritaire, ni ijambo Imana idagara muri negotiation nawe ngo itinde ngo baravuze ngo umwera zakinukiza. Niyatinze amagambo yagaze muri autorité. Get up. I autorité yakozemo niyo yakozemo igihe aza ahantu yasebye. I autorité y'ijambo nshaka kutizanga. Uyu mugabo murabona ntabwo arimo arumva amateka aramwishe, ariko aragutangiriza ngaha. Imana yaguhagurukiye muri amasengesho. Nubwo utabyumva, nubwo utabyakira, iratanga itangazo ngo byuka wikorere bwawe ugende mu izina rya Yesu. Iri jambo ryakoze muri Yesaya twasomaga ni naryo risanga igihe umugabo utagira isoni bamubikira yuko Lazaro na famiye ko Lazaro arwaye ntajye ku bitaro. Lazaro akamujyana mu ndembe, Yesu ntahinguke. Lazaro agakomeza agapfa, Yesu akubitangazo ntaze. Lazaro bakamujyana muri moruge, bakamuvana ataje. Lazaro bakamutambikana bakamujyana Rusororo, Yesu adahari. Barinde basezera adahari. Abarataha ngo hashimitse. Arabwa ngo mureke dusubireyo. Mfite ijambo ri autorité, mfite ijambo rizura, mfite ijambo rishobora, mfite ijambo rikora. Ngo abigishwa bamubwiye nashaka ko ijambo yavuze ngo byuka wikorere bwawe ugende. Hanyuma ngo rya jambo akoresheje rero ngo agiye kugenda, baramwe atari ko uyu muntu amaze imitsi yapfuye, reka tuguma hangaha. Yesu avuga ngo Lazaro ntiyapfuye, arasinziriye. In fact yavugaga ko ibiri muri Lazaro bisinziriye, icyo akeneye ni ukubikangura. Uriya mugabo nta kindi kintu akoze, yabwiye amava asubira hayo, abwira amagufa asubira hayo, asubira mu kintu cyose asubira haho. Umugabo yisanga yahagurutse nta ruhare bigizemo, ari mu butware bw'Imana. Mwekereze muzi ko kwa Lazaro Yesu yagiye buri harakaruka umutamyi kabaye kwa Lazaro. Ndavuga ijambo ry'ubutware rizura ibeshaho. Buriya Mariya ajya gutangana kusangana Yesu, nta kindi cyakimujyanye, yagira ngo atabakoze isoni mu Bayuda. Aragira ngo iyaba wari hano musaza wanjye ntaba yapfuye.
ubwo bugambo budafite preve ntabwo Imana ibutinzemo. Ubugambo mazemo iminsi rimwe na rimwe musaza wanjye adahari, ubwo bugambo budafite preve muri amasengesho Imana ntibitinzemo. Yabagaruranga musaza ninde yabiguye nandese barabataka ngene ngo ngiye hamagara matatu mari ishyano rirabaye. Yesu aragarutse hanga. Yesu agarutse aje kuko turi mu gisebo ngo Marita aramubwira ngo inawe yuza kubahanga musaza wanjye ntaba yapfuye. Yesu aramubwira ngo ninge nzira n'ukuri n'ubugingo, unyizera naho yaba yapfuye mfite ijambo rero autoritaire ku buzima bwe ribasha kumuzura akongera kuba mu izina rya Yesu. Byuka urabaragirane. In fact ijambo ryitwa byuka mu gihe buri iki genda kusana ijambo yika ngo zuka. Niyo mpamvu muri Efeso ngo yewe usinziriye zuka Kristo akumurikira. Bese bandi magambo ni ijambo rimwe mu bakuru gwarahagera ahubwo ngo nimukureho igitare. In fact byaragashinyaguro kuko mu Bayuda bashyinguraga uwo munsi nta zamurwe na miti bagiraga bameze nka rya dini rishyingura uwo munsi. Muza makuru Yesu yarahagaze ijambo ryitwa ngo byuka wikorere bwawe ugende. Ni kimwe n'ijambo ryitwa Lazaro sohoka. In fact buri nyuguti yose twese sohoka SOHOKA buri yose asubizaga ahantu ikintu cyari kiri. Bese Yesu ntajya muri detail byafiriye, ntajya no mu magambo maze bisuvuga. Yesu agara mu ijambo muri autoritaire, hanyuma yarahagaramo agakora iby'iryo jambo. Muzi kumurisohoka ugutwi kwahita gusubira muri position yako. Buri amizana zavuyemo zikongera zikisubiramo ngo mwumve Lazaro yari mu gituro ntamukuyemo. Lazaro ngo yari izamuye ari mu ijambo rya autoritaire. Nicyo n'umutsi Imana ije kuvuga ngo byuka wikorere bwawe ugende. Mu Cyongereza ntabwo bakugenda bava ngo move, uzumva ngo move nuvuga ngo ahantu sima gushaka. Imyaka 38 uri muri amakuru, get up, genda, get up and get your mat and move. Muzi kwikorera icyo byavugaga. Niyo mpamvu bamubujije kwikorera uburiri aba ku isabato. Nuko kwikorera uburiri byaravuga ngo ni ukwimuka. Buri ahantu usize uburiri ntabwo wari wahimutse. Yesu ambwira ati aya makuru yamazemo imyaka. Ibyo byari rimwe na rimwe marayikuza singusiga ahantu ntubasezere, haguruka wikorere ubwawe ugende. Kwimuka muri amasengesho nigira amakuru kuvanamo, amakuru yo mu miryango, amakuru yo mu buzima, amakuru atandukanye arimo ngo byuka wikorere buri bwawe ugende. Iriya move yamubwiye yambwiye ati abamaranye amakuru muvugana amakuru nta no kubasezera. Hari ibintu mazemo ntazi ngo wabwiye n'imbuga nkoranyambaga dore ko umukobwa arongorwa kigaruka azarongorwa agomba komeze gucya nsimeze gucya ntago nteye gucya. Gahaguruka wikorere bwawe ugende. Hari amakuru mbona Imana igusarama muri gumunana amasaha mu izina rya Yesu. Ubuzima sinavamo niko byarangiye n'ubundi nabisenye byaranze wabaye addicted ku kintu naka cyangwa wasiko ni hanga iri kuba ngo haguruka wikorere bwawe ugende. Ndayivuze ntimusubiranamo kabiri. Uyu mugabo yisanze yagiye. Ndasenga kuye muri amasesho y'imisi 21 habe kongera kubyuka kandi kudasubira inyuma. Ugiye ati ntibibareba nagiye. None se marayika yakugezeho ayo makuru navuyemo byahindutse. Ibintu byahinduye isura ayo makuru sirimo. Aya rimwe na rimwe n'iby'imiyaga ari byose aya makuru asohotsemo nabonye itangazo umucyo nakiye byuka wikorere bwawe ugende. Hari icyo nashaka gutindaho. Nta muntu ufite shape ngo ntize gatoya. Nta muntu ufite shape. Agashape nantize karwe. Aha. Yafashe ntabwo byari buriri. Ntabwo byari buriri. Yari mati yaraga akaraga umukeka. Nimo nakamuna kazi tikusha.
ubu nakubyanyeho ino myaka yose ndi mu kinyoma, ubu maze 38 njyanye mu kinyoma pe. Reka nkwikorere uzaba amateka ndajya nkuvuga. Nabaye mu bintu by'amateka 38 y'iwacu ngo nibyo kwa Karekezi no kwa Rodoviko ba mu bintu byaho ngo birangice birandangiza niko ibintu by'amakuru atizewe, ibintu ijuru ritazi byambwiye guzapfa nk'imbwa ngo banyatuye bingibi ibintu nagenda ngiye kirekire bijyamyeho none kirageze ntidongera kubiryamaho ntidongera kunterura ngiye kubiterura mbyirukana mu izina rya Yesu. Wikorere bega amagambo yavugiye kuri karago mucyoze bitango ni matu besa karago aka karago yakaririyeho aka karago yakatugiye ku Imana yewe abandi bagira babo abarisizeho amuti niyatse ntiriva yewe byararangiye n'ubundi wacunama y'Rwanda byuka wikorere uburiri bwawe ugende uve makuru y'ikinyoma. Kandi ikinyoma gituranye n'ukuri ariko nicyo gisimbura ukuri. Ikinyoma kikwereka ibifatika kikavuga ngo dore n'abandi niko babayeho, dore hano turuzuye ku iseta, dore hano turuzuye. Byuka wikorere bwawe ugende. Nuko zubakwa nawe narahanyanyaje yewe murabi wacu ni bamara imyaka 2 ubwo n'ubu kuri ijuru itazi. Iyi ndwara bambwiye ngo yicira kuri ino myaka n'ubundi wacu nitwica twese. Byuka wikorere bwawe ugende. Get up, take your money and move. Kandi icyo nkunda Imana ivyo ribi muzo mutsi ngo hari umutsi w'isabato. Ubundi Imana ikora ibintu mu gihe kitateganyijwe kugira ngo isikara Imana mu izina rya Yesu. Ubundi kiragiye ntago cyari igihe cyo kubyuka. Uri kuvuga iti ntuzi ibintu nazanye ahangaha, ntuzi imitsi mazemo imitsi, naje gusa kugira ngo nta polisi. Oya, muri iyo mitsi itemewe no muri icyo gihe kitemewe nibwo Imana itanga itangazo ngo byuka wikorere uburiri bwawe ujye gute ugende. Ubona ko yaje kuri babashyitsi ubu yaje itazi kuri ho n'ibingibi. Ubu nayo yahuye n'umunsi utemewe ariko umunsi wemeye imbere y'Imana. Bati wa byageze gute ntimumbaze ibintu byinshi kuyikorera uri kumunsi zato mu ndeke nta matiku nta mahane ibyanjye n'igihe ubizi abantu basize ntibindewe kuvuye hose ndacomotse bamvanyemo byarangiye nahuye n'urosa n'urabagirana mu izina rya Yesu. Amateka yo kukarago uyu mugabo ati akaririraho ati yewe uyu marayika ntarabona azaza ryari ariko irembo ry'intama umutunzi w'imbabazi the Lord of mercy nyiri inzu y'imbabazi yari hageze. Atanga mosha ngusenge mukanya babaze byagize ute ntimumbaze byinshi uwanyijije ntumbaze uko bikoze ngewe nisanze nahagaze nsanga ari kugenda. None se exercice yo kwanda kuzamura akaguru wayigiye ati ntago nzi ijambo ryakoze ijambo ryangezeho. None se ibi bintu wabigezemo ryari watangiye gukora ibintu byari byagenze gute ubucuruzi bugezemo gute amadetaye ya Yesu arayazi. Apfa kuba yatanze ijambo ngo byuka turabagirana uko abikora nuko bitegura nuko byenze ntago wabimenya. Uwagukije twanditse ntimumbaze izina numvishe ikibombe cy'ijambo cy'ingwaho kimwe ngo byuka wikorere uburi bwawe ugende. Uko cyakoze simbizi ndashaka umuntu ahangaha even you may be addicted ushobora kuba uri ku kintu cyagutwaye cyagufasha imbaraga
no kukivamo byaranze, ariko ukeneye ijambo gusa rimwe. Ntumenya aho bitaye, ntumenya aho bisize. Niba urumogi rwarakwishe kajana, we ntari gutinda n'urumogi, ariko ngo byuka wikorere uburi bwawe ugende. Ntabwo Imana imaga mu gihe gishize cy'ibyabaye. In fact, aho igeze ikoresha peza. Yageze kwa Lazaro, iravuga ngo Lazaro sohoka. Asohoka bamubona hejuru. Ese izi nzara ko ukazavuyemo, hari n'ubyica Imana ikora ikabika details uko wabikoze ikazishyira mu ijambo. Wowe umwizere aya masengesho urifata ijambo. Ndashaka kubanza ku nkuru ikomeye yavuze. Yesu agiye kumusanga, umugabo yasanze kuri w'imyaka 38 ngo amusanga mu rusengero. Uzi ko Imana ihindura amateka ikakuvana ku karago hasi ikakurangiza mu byishimo byayo mu nzu yayo. Iramubwira ngo rero wa mugabo we, tugiye kubona amasezerano, genda ntukongere gukora icyaha ukundi. Ijambo akaza ngo uyu mugabo wari ujya myaka 38 icyaha yakoze ni kihe? 38 muzi cyari mwanga ubujugujugu anza hava ryari, ariko Imana yanjye ubwo yari muntu bwo kwijugunya bwo amate ntuzasubire muri ari amateka. Genda ntuzongere gusubira hariya utazabona ishyano utanga. Imana yashaka gukora shift, yashaka kumwimura mu buryo budasubirwaho. Muri aya masengesho Imana ikwimure ku buryo wibagirwaho hose. Yabisiramo yambwiye ngo kukuvanda ku karago nkakuzana mu nzu yanjye mu ahantu h'amashimwe ni ukukwimura kudasubirwaho. Byuka wikorere ubwawe ugende. Iri tangazo ntabwo ari rya rusange. Uri wese nicaye mu n'umugoroba waze ngo ndimuka hehe, iri kumvana hehe. Nahoze mbona Imana imurura mu buryo butandukanye. Simbizi, uzi ko murabizi no kukwimura mu bitekerezo, no kukwimura mu mibereho, no kukwimura mu byubaho. Bwira muri abashitsi uko byagenda kose hari itangazo nabonye. Byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Uri mu kuva ahantu hose ari amakuru atizewe nijoro, atazwi nijoro, aho hantu Imana irahakwimuye. Move. Imuka. Igera hirya. Gera handi hadasanzwe. Gera handi Imana kubiki muri amasengesho iminsi 21. Ikibazo rero nugumya kuguma gasambi nubu ntabwo uzavayo. Agasambi ni mu magambo, ni mu makuru, nta uvayo ahubwo bariyongera. Agasambi bagaturaho, ariko Imana igushaka kuri agasambi ifite ijambo ri autorité. Byuka wikorere ubwawe ugenda. Ko mamaze imitsi ntabwo uri mu kibazo cy'imitsi bamaze. Muzi ko rambuga mu rusengero ntabwo arakibuka imitsi, yari kwibuka neza y'Imana. Ashaka ibintu bibiri. Ibi ni sawa kontitira mbanza kubaza wi oya ibintu bikomeje hanga. Amagambo ngiye kwasubiza abiri. Jambo rya mbere. Kutamenya yuko ahuri ari ahantu h'imbabazi. Nakaga gakomeye gupfira hore gukirira. Nushaka Imana muri amasengesho namenye ko 21 ni mu nzu y'imbabazi. Ntago mva mu nzu y'imbabazi ntanahuye n'umwa na nyirirembo. Kandi azakugira neza. Kandi azakugira neza. Na ejo twatazitangaza ngo ntimwaje kumushaka, yaje kubashaka. Uriya mugabo nta invitation ha Yesu. Yesu yaraje aramurobanura aramubwira ngo byuka wikorere bwawe ugende. Mugira ngo amatoro yose yo muri ADPR nayi Kigali yose ari muri 21 hoya hari abantu Imana yaje gushaka yavuga ngo Remera we ha umwuka ha mwifatika ha mu buzima bwose ndashaka kuba
nkababyutsa hanyuma nkabikoreza hanyuma nkabageka mukagenda mukajya mu bikomeye Imana bateganyirije. Irangiye tsenye iminota 3 tugasenga. Haleluya. Haleluya. Ndashaka kuvuga imvugo uyumva arayumvira ku rwego nyivugiyeho. Ndabizi mwuka w'Imana ikoraga. Ngiye mvuga Gikondo. Niho ntuye Gikondo. Iyo mvuye Gikondo ngongere kuri aeroport ndimo ndihuta mbona na feruje zigera muri enye. Iya mbere duhurira kwa Mironko nijamo guke. Iya kabiri nakegera imbere hari umwana ujya kuri Majerwa ngahura ndi feruje. Nakegera imbere nkagera ku mwana ujya kwa Gitwaza ngahura ndi feruje. Nkihuta nagera no hano mu Giporoso ngahura na feruje. Hari igihe rimwe niba bagiye kumuvinga bagiye kuva abantu bari bagiye kuvuga ngo ndabyemeye ngiye kwimuka mu izina rya Yesu. Iyo ndimo ndihuta iminota uri kwibara hari igihe ugera no mu Giporoso wajya kubona ukabona ntihari ibitara by'icyatsi, ukabona ntiharimo n'iry'umuhondo, ukabona harimo iry'umutuku. Mujye mwuka mu cyo ngiye kuvuga ngaha. Iry'umutuku rifite ubusobanuro bune gusa. Icyambere rirakubwira ngo nubwo mpagaritse urugendo nabarugiyemo kuri Paul ariko sincoje urugendo. Itara ry'umutuku ntirisoza urugendo, rihagarika urugendo. N'ubundi ntabwo nguhagaritse ko nshaka kutaje kuri Paul. Ndabizi aho ujya, ndabizi ufite na visa, ndabizi waguze n'itike, ariko nguhagaritse manda fose mini manda kude. Nguhagaritse kuko sincoje urugendo ahubwo mpagaritse urugendo. Kabiri, dore impamvu mpagaritse urugendo. Ndashaka ngo bituruka kuri gare bibanze bimanuka, ndeke n'ibituruka Kabeza bibanze bitambuka, ndeke n'ibiri imbere mbikiriyaringe bigende. Ntabwo coje urugendo ariko reka ngira bimwe ntambutsa, ngira n'ibindi nzamura, ngira n'ibindi nsubiza inyuma, ariko itara ry'umutuku ntabwo rishoje urugendo igira ngo bibanze bitambuka. Ndashaka gukirininga nawe, ndashaka guhanagura umuhanda. Si uko nyowe ko ufite visa, si uko nyowe ko ugiye, ariko reka ngira icyo mbanza nkure mu nzira. Reka ngira icyo mbanza negeze hirya bitambuka. Itangazo rya gatatu rya feruje irakubwira ngo uramenye ntuzimye moteri. Uramenye ntuzimye moteri. Mwari mwabona umusazi itara ritukura ryaka akava mu modoka akajya gura capati. Mwari mwabona umuntu kuri feruje w'umusazi itara ry'umutuku ryaza usohoka ajya kugura amazi hirya. Ibyo barabihanira umumotari muzima, kuko abazi ko hari bigutambuka nibigira gute, ashinga akaguru hasi akana gafata kuri agasenteri akajya abona ngo biri kumanuka 40, 39, 38, 22. Hibazinya moteri kuri feruje. Kane, ntiwibeshye ngo viyore. Kuko ibyo ndi gutambutsa n'ibyo ndi kunyuzaho nubi komera ushikame kandi wihangane gusenga kwawe.
muhaguruke dusenge Imana, muhaguruke dusenge Imana, muhaguruke dusenge Imana, muhaguruke dusenge Imana.